uwo mukobwa bivuga ko ngo we yarazaga, urabona ko muri kino gihe nta muntu ugishaka kwigora rwose. Wowe uragura nimba ari umwenda, nimba ari inkweto, nimba ari ibiryo, hanyuma ukavugana cyane ko bimaze kumenyekana ko ibicuruzwa byinshi nk'abantu bacuruza kuri platforms cyangwa se kuri internet, umuntu ashyiraho igicuruzwa agashyiraho nimero, ku buryo nyine niba agize umukiriya wenda wakunze product ye ayiha motari akamuha amafaranga, hanyuma imari akayitanga, motari agatanga ya mari. Uyu mukobwa rero ubwo yari amaze kubigira akazi, niko kazi yakoraga hariya mu downtown, aho urumva ko we yazaga, ngo bamwe bavuga ko ngo yagiraga gutya, mukavugana kuri telefone, ukamuhera motari ibyo yaguze, yahagera urabona ko ukuntu umuntu aba ari gukanda ashaka kwishyura, akereka motari aba ati yego, umukobwa agahita agira gute, avuga ko ngo uyu mukobwa urabona ko ari umukobwa mwiza, umukobwa mwiza, bavuga ko ari byo bintu byari bimutunze, byo guturira cyane ko bino bintu byo kudelivaringa harimo ibintu byinshi bigenda bizamo bishobora kuba byaba ikibazo, bishobora kuba byateza ikibazo rwose, kuko wenda motari ashobora kuba ariwe wakuriye imari, ariko ntabwo abamotari bakunze kuba abana babi cyane, ariko urumva ko uyu mukobwa we nyine niko kazi yari yaripanze, niyo mirimo, nibyo byari bimutunze umunsi ku munsi. Ariko ngo nyuma y'uko amaze kuba yafatirwa hariya muri downtown n'ubundi ngo yibye kamambiri ntumbaze, byaje kurangira ngo ajyanwe kuri RIB. Hanyuma ngo ajyanywe kuri RIB, basanga nta cyaha cyamuhamye. Hanyuma ngo nawe ngo akavuga ko abantu bamusebeje, ngo agomba kugira gute, ngo agomba kugaruka, akaba ari bo ajya kuba yarega kuri RIB, bakaba bakurikiranwa gukora ko ngo bamusebeje kandi atari umujura. Ubundi iyo icyasha cyakujeho, cyangwa se wenda bikagaragara ko tuvugane urugero muri sosiyete, hanyuma akaba ari wowe batangaho urugero ko ari wowe ushobora kuba wakoze amakosa, pas possible haba hari impamvu yatumye ari wowe ukekwa ko ari wowe nyirabayazana w'ibyo bintu byabaye. Rero uyu mukobwa ibintu yavuze, njye nabonye ari amatakirangoyi, nibyo nasomye mu kanya, ariko nabonye ari amatakirangoyi rwose, kuko ntabwo abantu, cyane ko abantu bavuga ko atari umuntu umwe yibye, atari abantu babiri, atari abantu batatu, bemeza ko ari imirimo ye ya buri munsi, ari byo bintu bitunze uyu mukobwa, ko ari ukwiba abantu hariya mu isoko rya downtown, urumva. Hanyuma ariko abantu ukibaza, nese umuntu wa mbere bamwiba uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu byagenze bite? Ku buryo n'abakomeje kugenda bagaruka bavuga ko uyu mukobwa ashobora kuba afite n'imiti akoresha, ashobora kuba afite imiti yakoreshaga ku buryo ngo gutekinika wabagisha iki n'iki byose bikarangira umuzigo uhaye motari akawukugezaho, hanyuma bikarangira nyine agukoreye swap cyangwa agukujeho. Ariko niko bimeze, ibintu bikugera bimera nabi cyane rwose, niba udacanye ku maso, ni ugukozaho ikarita rwose, ibindi ukaza kuba wabyimenyera. Ariko we yabonye ikimutungira umwana cyangwa se ikimutungira amagara, cyane ko ntabwo ibintu biri kugenda byoroha, ni ugucana ku maso, ni ukuba shapu cyane, kuko nutaza kuba shapu cyane rwose biraza kukubera ibindi biraza kuza ibindi kabisa, kandi ibindi ubwo wahobye nyine araza kuba yabyimenyera. So reka mwifuze gukomeza kugira ibihe byiza cyane, nk'uko bisanzwe yuko yo Safi Tiger, nabikubwiye ibiganiro byo ni byinshi, ndaguha ibiganiro byinshi mufururizo kabisa. Ibi nabyo nagira ngo tubiganireho ejo cyangwa ejo bundi, wenda utazaba wibereye mu kazi kawe, uri mu mirimo yawe ya buri munsi, akaza umuntu akagutekinika, akashaka ko ngo umwoherereza ngo ibintu runaka cyangwa iki n'iki. Motari ufata nimero za plaque,
ufate nimero zawe, nanone motari umuhe attention, umubwire ati we nugera aho ugiye rwose umakinge sure ko uwo muntu yagize gute, yamashije kuba yakishyura uwo muzigo umutwariye, akwereke na message, akwereke n'amazina. Nyuma yuko amaze kubigukorera, ongera uhamagare wa muntu waguhaye imari ye, ongera umuhamagare back, ongera umuhamagare, then akubwire nimba yamaze kureceiving amafaranga, ubone guha wa muntu ibyo wari umushyiriye. Naho n'ibitabo ibyo ngibyo rwose, aba bakobwa narababwiye, ushobora gusanga uyu mukobwa niberewe neza, yifitiye imodoka, afite iki n'iki, nk'abakobwa ngo bateye imbere mu kizi, kandi ibyo biboro byo kuza bafera abantu n'iki, ugasanga umukobwa yaragiye yaragafashe n'icyo ukibaza ubwo kuntu yagafashe nawe bikagucanga. Akomera ari amatako y'imbaraga se, umukobwa mwiza nk'uyu w'umujura. Ariko niba atari nabyo biraza kuba amahire wenda, niba atari nabyo, niba ari kumubeshyera nawe nk'uko yabivuze, araza kwitabaza nyine ribu imurenganure, kuko nta kundi byagenda. Isi yo nyine hari igihe irenganyiramo, kandi rwose nta cyaha wakoze, hari igihe ikugendaho rwose. Niyo mpamvu rero uyu mukobwa naza kwicara akabona koko kumungani yarahohotewe cyangwa se yarabeshyewe, nawe afatwara ibimenyetso bye, nk'uko ngo yageze muri RIB, ibimenyetso bye bigaragaza ko ari umujura bikabura. Ubwo ngubwo nawe naza kuba yagera muri RIB, akaba afite ibimenyetso bifatika ko atari umujura muri downtown, abamufashe cyangwa se abamubeshye rwose bagomba kuza kuba bakurikiranwa nabo, akamenya impamvu nyine bafashe uriya mukobwa ngo bamuharabike ko ari umujura. Ni kumuhesha isura mbi muri sosiyete, kuko urumva uriya n'umukobwa mwiza, birumvikana ko afite boyfriend cyangwa umuntu bakundana. Urumva ko umuntu bakundana akamemeranyije kubona ko nta mukunzi afite, ko afite igisambo. Keretse wenda niba uwo mujene bakundana bahuje akazi, babaye bahuje akazi, it can be better, it can be better. Nta muntu wa blaming ko urumva niba umusore ari umujura, umukobwa nawe akaba ari undi, ntacyo byaza kuba bitwaye. Ariko rwose bibaye ari ukumubeshyera, urumva yaba yarakotoye imbere y'umukunzi we, cyane ko yaranakotoye muri sosiyete. Birumvikana yarakotoye muri sosiyete, kuko niba ari umukobwa mwiza nk'uriya, hanyuma ukabona bamutaye mashingo ko ngo ari igisambo, noneho kuko ngo yibye kamambiri, ni ibintu bidasa neza, ni ibintu bidasa neza kabisa. Niyo mpamvu rero nawe niba yarageze kuri RIB kubw'amahirwe, wenda ibimenyetso bikabura bigaragaza ko ari umujura ari downtown, urumva ko nawe nta mpamvu yuko atakitabaza RIB, hanyuma ikaba yagira gute, ikaba yamurenganura. Wenda nubwo igisebo kitavaho, ariko ku mutima kumva ko wenda we nta rubanza yicira ko ari igisambo cyangwa ko ari umujura w'umukobwa. So reka mwifuze nyine kugira ibihe byiza cyane. Wowe icyo musaba ni ugukora subscribe, like na share, hanyuma ibindi byo bikaba byakikora. Waba utashaka no gukora subscribe yawe ukayireka nta ribi, hanyuma we wumva ko nyine biri ngombwa ko ukora subscribe ukaba wayikora, hanyuma tukajya tubana mu biganiro byinshi bitandukanye mba nagiye ngutegura hano kuri SF Trend. Yes, reka mbifurize komeza rero kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese tubana umunsi ku munsi. Reka mbifurize ishya n'ihirwe, reka mbifurize imigisha y'Uwiteka. Inkuru zo ni nyinshi, amakuru ni menshi akomeza kugenda acishikana, nako nanjye nkomeza kugenda nkukubita utuntu twa updates twa pole, ariko nanone nkwibutsa ko biba byiza nyine iyo ukeneye ibikoresho wakoresha mu rugo, ukeneye intebe nziza, ukeneye gukoresha igikoni cyiza kigezweho, ukeneye magarde-robe, ukeneye igitanda cyiza, nta handi ni kuri 078 91 83 583 ukabavugisha.
dukora na free delivery ku batuye mu ntara tubagereza Nyabugogo, hanyuma ibintu bikaba byagenda neza cyane. ni Ketna Classic Arts niyo igukorera intebe nziza, ibitanda byiza, amagarderobe meza agezweho, ni ibitanda kabisa byiza, intebe nziza, ni nyine n'izya ntebe wicara ukumva ukavimvira, ni igitanda cyiza uryamaho niyo waba uri kuri kunsutsa ukumva rwose igitanda kimeze fresh, apana bya bitanda ujya kumva bitanda wagira ngo bagisizemo indirimbo, wapi, ntabwo ari ibyo bitanda rwose. So nta handi wabisanga, ni muri Ketna Classic Arts. Hanyuma nimero yabo ni 078 91 83 583, ukabahamagara, ukaba wanabandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero, bakaba bakufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukaba wabahamagara rwose ukababwira ibikoresho ukeneye bakabigufashamo, ntabwo bahenda ibiciro rwose, ni nk'iby'ikibiriti. Niko gahunda zimeze. So reka mbifuze gukomeza kugira ibihe byiza cyane, nk'uko bisanzwe. Yekomi ayo Safi Tiger, inkuru zo ni nyinshi, nakagaruka